Jason Music. Gutsinda satani birashoboka ku muntu wese wizeye Yesu Kristo, kandi ukomeza kugendera mu nzira y'Imana. Dore inzira zafasha gutsinda satani n'imigambi ye. Yizere Yesu Kristo nk'umucunguzi n'umwami. Yesu niwe watsinze satani ku musaraba, kandi uwo wese umwizera aba afite ububasha bwo kumunyusha. Yohana afuzera ko imbaraga za Yesu ziri hejuru y'imbaraga zose mbi. Isengesho rihoraho, isengesho ni intwaro ikomeye yo gutsinda satani. Bibiliya iravuga iti, mugume musenga mutitenguha. Senga buri munsi usaba Imana kuguhagararaho no kukurinda imigambi ya satani. Nukoreshe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ingota y'umwuka. Abefeso setani. Tangira kurisoma buri munsi no kuritekerezaho. Mu bigeragezo kora nka Yesu, kora ku ijambo uvuje rusubiza satani. Urugero handitswe ngo, niwajyaga kugerageza Uwiteka Imana yawe. Matayo. Imbaraga z'Umwuka Wera. Umwuka Wera aguha imbaraga zo kwirinda ibyaha no gutsinda ibishuko. Saba ko yuzura mu buzima bwawe buri munsi, yakozwe n'intumwa. Ihinduka ry'imikorere itandukanye n'ibikorwa byose satani ashobora gukoresha nka kubesha cyangwa gucisha mu ngorane. Niba hari ibyaha